ni umusore dutangiranye, ndetse uyu musore yari yambaye neza mu bigaragara, yaraje gusezerana ariko ategereje umudamu we. Ubwo ni umugeni ategereje. Bidatinze umugeni yarinjiye, ndetse abantu bari muri sare barahagurutse batangira gukoma amashyi. Mbese muri make bari bishimiye uyu mugeni ugiye gusezerana n'uyu mugabo. Mbega barakureka umugeni yaje ahangahe ameze neza. Undebere n'abakobwa bari bamwambariye, bari bambaye amakanzu meza asa neza. Abari muri sare bose bati mbega byiza, mbega ubukwe bumeze neza. Byari byishimo gusa ariko aka gafilime uze kukareba ugera ku musozo wako uri buze gutungurwa. Ndetse barakureka uyu mukobwa yaje ayabyambariye, yari yambaye agatimba cyane yuko bagombaga kubanza gusezerana ahangaha ku murenge. Ubwo bagahita bahitira ko kwa pasitoro, ubwo ni ukuvuga ko bari guhita bajya ku rusengero mu nzu y'Imana. Bidatinze uyu ni gitifu w'umurenge yaje ahangaha, ubwo yagiye gutangira kubasezeranya. Undebere rwose, ndetse atangira kubabwira ati ngaho mwicare twumvikane maze dutangire igikorwa cyacu. Ubwo ukanya barakureka uyu musore yise akura agatimba kuri uyu mudamu, bagiye gushyingiranwa. Ubwo uyu mukobwa bagiye kubana. Ati mbega umukobwa mwiza sheri, urabona ukuntu waberewe, mbega byiza. Gusa gitifu ntabwo yigeze abyishimira ibyo bintu uyu musore yaramaze gukora, ndetse atangira abaza uyu musore ati ibyo urimo urabizi gute wifashe ugakura umugeniho agatimba kandi nzi ko mutari mwasezerana yari yaba uwawe? Ukurikire umugabo uri ahangaha niko atangiye abwira uyu musore, uyu ni gitifu. Ndetse umusore atangira kwisekera ati erega gitifu, ntugomba kugira ikibazo, uyu ni uwanjye n'ubundi tugiye gusezerana, ntugomba kugira ikibazo habe na gato. Rero ukurikire, barakureka rwose uyu musore, barakureka rwose nta n'ikibazo na gito yari afite, yari abyishimiye. Mbega byiza. Barakureka uyu mugabo nawe yahise yicara ati noneho ndumva namwe niba muricara, niba mwakomeza guhagarara, ariko nanone kwicara naba ngiye kubagora, mwakomeza mugahagarara. Ariko nanone mbere ko dutangira ndagira ngo mbaze abantu bose bari hano muri sare kugira ngo numve niba nta muntu ubafiteho ikibazo. Ndi kubaza abari muri sare ahangaha, ese ko uyu mudamu ndetse n'umugabo tugiye kubasezeranya, hari umwe muri mwe waba ufite impamvu y'ukuri yabuza aba bombi gushyingiranwa? Ninde? Niba basi hari umuntu waba ufite impamvu y'ukuri yatuma uyu mugabo adashyingiranwa n'uyu mukobwa, basi yaza hano imbere akayivuga. Mbega umusore wishimye ati rwose naza yivuge. Uyu mugabo akomeza avuga ati ni ukuri rwose, hagire umuntu uza ahangaha niba hari umuntu ufite impamvu y'ukuri yabuza aba bombi gushyingiranwa, yaza hano imbere akavuga iyo mpamvu. Barakureka. Bidatinze hari umukobwa uri wahagurutse ati njye rwose impamvu irahari, reka nze nyivuge, kanze nyitange. Uyu musore akitegereza uyu mukobwa yaratunguwe. Umukobwa utwite? What? Ntabwo bishoboka. Kumbe uyu musore yaraje gusezerana hari uwo yateye inda. Umukobwa yaje gutyo afite inda nkuru yari yaratewe n'uyu musore, kandi yari agiye gusezerana n'uyu mukobwa mubona bahagaze ahangaha. Ariko uyu mukobwa utwite ntabwo yigeze abyihanganira, yari yaranetse umunsi bazasezerana kugira ngo azaze ahangaha. Ndetse yatangiye avuga ati gitifu, reka nkubwise ukuri pe, uyu musore mubona ahangaha twarakundanye, ndetse ntabwo byarangiriye aho ngaho, cyane yuko rwose yanteye inda. Uyu Adolphe rwose ubona ahangaha yanteye inda. Ubundi igihe cyose twabanye yose ambwira yuko ari njyewe azagira umugore, ariko ndatunguwe ku munsi nk'uyu nguyu mbona yazanye undi mugore utari njyewe. Umukobwa ati njyewe rwose niyo mpamvu nindi gutanga rwose, nkaba ndi kubona yuko badakwiriye gushyingiranwa kuko yanteye inda. Ubwo bishatse kuvuga yuko ni umugabo wanjye. Uyu musore bikomeza kumuyobera ati rako ndiko nabatangiye kunyataka, ndibuze kubigenza gute? Yihagararaho, ariko gitifu nta kundi kuri yari kubigenza. Ati Adolphe we, watangiye kugenda ukakubita hanze, akatuze kureba. Gitifu ati nta undi muntu waba ufite impamvu y'ukuri, ndetse uyu mudamu ufite umwana ati ndahari, nanjye ndahari rwose, ngomba kuza gutanga impamvu y'ukuri yatuma uwo mugabo adashyingiranwa n'uwo mudamu n'uwo mukobwa bagiye kubana. Noneho
nibwo ibyara ubukwe bitangiye kuba ibibazo. Umudamu yazanye umwana ukuze, uyu mugabo hajya agatera inda nubwo rwose akiri umusore, ariko ni umugabo kuko yateye inda afite n'abana. Wapi rwose umugabo nta soni afite pe, barakureka muri we byagaragaraga yuko nta soni na nkeya afite. Ndetse uyu mudamu ufite umwana atari gitifu, urabona rwose uyu mugabo yanteye inda ndetse n'umwana ni mukuru. Ubwo se urumva koko byashoboka? Ntabwo byakunda pe. Njye rwose ndumva atashyingiranwa n'uwo mukobwa, cyane ko rwose ndi umugore we. None se kudufitanye umwana ubwo yabagiye gushyingirwa n'uwo mukobwa mu ruhe rwego? Njye rwose iyo mpamvu ndumva rwose yatuma badasezerana. Aha, ibyanjye ni ibyo ngibyo. Umudamu arangije aragenda, ndetse uyu musore akomeza guseka ati ariko mwagira mwareka ntimwambuza rwose kurongora umukobwa nakunze. Ibyo byose nibyo muri kwibwira. Uyu mugabo gitifu ati rero ndabona ibyanyu sinzi tu, nta wundi se uwa gatatu nanone ati nanjye ndahari, hari ikibazo mfite, reka nanjye nze mvuga impamvu yatuma rwose uwo mugabo adashyingiranwa n'uwo mukobwa. Reka tuze kureba uyu nguyu se agiye gukora iki we, agiye se kuvuga iki? Reka tuze kureba ibyo uyu mukobwa agiye kuvuga. Ese n'uyu nguyu nawe Adolphe yaba yaramuteye inda? Aha, Adolphe ubanza hari yaba akaze. Wa mukobwa yaraje aza rwose ubona ko nta kibazo, aza ari kubona ko yiteguye gukora buri kimwe cyose. Undebera rwose kugira ngo yegukane uyu musore uko byagenda kose. Ati rero njye ikibazo mfite nk'ibisanzwe ndagira ngo mbe nka protokole w'uyu musore, cyane ko ndi kubona umugeni we atari kumwitaho. Reba nk'icyuya cyakurenze, ubu se waguhanagura? Umukobwa yaraje atangira guhanagura uyu musore, kandi rwose wagira ngo ni ikibazo cyari kimuzanye, ariko icyari kimuzanye nicyo ngicyo, kugeza ubwo rwose yatangiye kumuha keya. Umugeni agatangira kubirakariramo. Ati rwose nizere ko ari sawa, ikibazo nari mfite nicyo ngicyo cyo kubona icyuya cyakurenze, ariko nkabona nta protokole uhari. Bazi n'umugeni wawe, umugore wawe yanze kubigukorera. Umusore yitegereza uriya mukobwa, ariko gusa uyu mugeni arababara. Ati babe uri kureba hehe? Sorry mumbabarire. Umugabo yavugiye hejuru ati nari nibagiwe, mumbabarire rwose, ubu ngubu nta kibazo, ndari numva twatangira ibyo dutangira, maze rwose umuhango wacu wo gusezerana ukaba watangira. Gitifu ati ndabona rwose mujagaraye, mwisuganye mumere neza, maze rwose dutangire igikorwa cyacu. Mumeze neza? Urumva nta kibazo? Nizere ko rwose muri iyi sare nta undi muntu uri buze gutanga ikibazo. Ndetse uyu mugabo Adolphe ati nta kibazo rwose, ndumva watangira igikorwa cyo kudusezeranya njye n'umugore wanjye. Bariya bose nyine niwe uri kubona rwose nta yindi mpamvu rwose pe, cyane ko rwose njye ntigeze mbakunda. Ubona ko nzana uyu nguyu, ahubwo reka mbanze nitabe telefone iri kumpamagara gato. Umugabo utagira gahunda ati se none ko twatuvuganye yuko ngiye kubasezeranya, ubwo ibyo ugiyemo ni ibiki? Erega Gitifu nawe rwose urabona nyine uyu muntu ari kunshaka, ariko se nanone ntabwo ndibuze kumufata. Abangani babandi bashaka gutesha umuntu umutwe. Umugabo atabika telefone ati reka mbyihorere rwose, ndumva wakomeza igikorwa cyawe. Gusa uyu mugabo ugiye kumubaho byo nagahuma munwa nakasa mutwe. Ati executive ndumva atangira akazi kawe. Gusa hari umugabo wari kumuhamagara. Uyu mugabo yari yamutije imyenda. Ati riko umugabo natije imyenda yanjye, akambwira ko saa 8 araba yinzaniye, nkaba ndi kubona saa 7 zigeze atarayinzanira. Ubwo na amahorora sambwiye ko araba yasoje gahunda agiyemo. Ariko se nanone kumenya makuru yuko yagiye gusezerana, koko tuvuge yuko imyenda yanjye yaje kuntira ariyo yagiye gusezerana yambaye. Gusa kwari ukuri, kugeza nubwo uyu mugabo yahamagaye uriya Adolphe akanga kumufata. Aribyo tumaze kubona umugabo uri hano arababara cyane. Ati ntabwo bishoboka, nize umuntu imyenda yanjye ngagiye gusura umuntu, kumba agiye gusezerana, kumbe ni ukugira ngo yemere ku bantu yuko arenze, afite costume nziza. Reka nanjye ngende mukorera akantu pe. Ntabwo nzi abona tubana gutya akagira ngo ndi umuntu usanzwe. Ntabwo ari buse kunkira. Umugabo uri ahangaha ntabwo ajya avogerwa, ibyo avuze agomba kubikora ako kanya. Yese agenda, ubwo tayari ako kanya yagombaga kujya guteza akaduruvayo muri sare yo ku murenge. Katuze kureba. Ndetse uyu executive atangiye gusezeranya aba bantu uko ari babiri, uyu mugore n'umugabo. Barakureka rwose yaratangiye igikorwa cye nk'umuyobozi, ndetse yaratangiye inshingano ze. Ariko ibigiye kubera ahangaha byo nagahuma munwa.
sasa buri kwika ubwo uyu mugabo yaratangiye kubwirwa amazina ye, ubwo gitifu yagusoma amazina y'uyu mugabo ati imyirondoro yawe nsomye niyo? Yego rwose niyo, nta kibazo, ndumva ntacyo bibazo rwose, wanadusezeranya bikagenda neza. Ndetse executive ati rero guhera uyu munsi wowe Adolphe ndetse nawe Jeannette, ubwo ni umugore wawe, mugomba kubana nk'umugore n'umugabo. Ubwo ako kanya uyu Adolphe yirishimye cyane, ndetse abari hano muri sare bakomye amashyi, mbese ikimenyetso kigaragaza yuko bari bishimiye amagambo gitifu yaramaze kuvuga. Mbega ibyishimo, babandi bose bagiye bamukwena babandi bose bagiye baza gutanga impamvu z'uko atagomba kubana n'uyu Jeannette, bose batangiye kugenda bakoma amashyi, cyane ko rwose izi mpamvu ntabwo zari zifatika, cyane ko rwose uyu executive atigeze azigenderaho. Umugabo urahangaha ati mbega umunsi nari ntegereje, ubu uyu ni umugore wanjye Jeannette, naramukunze. Jeannette nawe ahari rwose ari kuvuga ati mana yanjye, uyu munsi noneho ngiye kurongorwa n'umugabo nakunze, mbega byiza. Ndetse executive ati ndumva twagera ku mugore na rwose tukamuvugaho, ndumva rwose ubwo tumaze kuvuga ku mugabo, ndumva n'umugore yarahirira yuko rwose agiye kukubera umugore, sibyo bikurikiyeho se? Ndumva nta kindi gisigaye. Gusa uyu mukobwa Jeannette yarabyishimiye cyane, ubona yuko rwose uyu mukobwa mbese ibyishimo byari byamurenze. Ati rero reka mbabwire, mutare mwarahira indahiro zigeze gukurikira, mugomba kuzabana neza, mukarangwa n'umutekano, urugo rwanyu rukazarangwa n'amahoro, kuko murabizi muri iyi minsi hari ibintu bitari kugenda neza mu ngo z'abantu. Mwebwe ntimuzabe nkabo, ahubwo muzagende mwubake urugo rwanyu, ndetse ruzabe rushimwa n'Imana ndetse rushimwa n'abantu. Sibyo byiza se? Mwubake urugo rushamikiye kuri Kristo, ibyo byiza rwose byibanze. Bakiri muri ibyo ngibyo, hari uwaje ahangaha, ni wa musore watije uyu Adolphe imyenda. Yaje muri iyi sare ati Adolphe we, uruzi ngo wanshitse rero, uruzi ko byarangiye, ariko ntabwo ariko bimeze, ahubwo uri kwibeshya cyane. Adolphe ashya ubwoba ati se nk'uyu nguyu aje gukora iki ahangaha? Urandebera di? Adolphe we, urabizi rwose amasaha twavuganye urayazi, nta bintu byinshi, ibintu twavuganye njye nawe urabizi rwose, ntabwo wabyirengagiza, uri kubyibuka ndabizi neza. Ubwo gute wirengagije ibintu byose twavuganye ukaza nkabona witurije, ndiko nawagira ngo ntufite na gahunda yo kumpereza imyenda yanjye? Gute? Abari hano barumirwa bati ntabwo bishoboka. Ati twavuganye saa 7, ariko ndabona rwose n'igice sigeze utaranzanira imyenda yanjye. Urutekereza yuko ntari buze kujya gutembera, ntari buze gutaha ubukwe bw'abacuti banjye, wari ukumva biraza kugenda gute? Ubwo mbese washe kuyintira kugira ngo uze kwiyemera ku bantu ngo urarenze, wakoreye amafaranga, ufite ikote rihenze, nkuramo imyenda yanjye nanjye ngiye mu bukwe. Umusore areba ku ruhande ati nta yindi mpamvu, nta bindi byinshi wanzanaho, mpereza imyenda yanjye, ntumbaze ngo urambara iki, ibyo simbyitayeho, nta nubwo mbikeneye. Icyo nshaka no kugira ngo umpereze imyenda yanjye. Ese ubundi urayimpa cyangwa? Abari hano bati siye birashoboka gute, si ngibi byumvikana. Batangiye kujujura bati Adolphe twabonaga ari kwiratana iriya myenda, kumbe ntabwo ariye. Umugeni we yari yumiwe ati ngo ngwiki, ngo costume ngo ntabwo ariye. Sheri, kuki watinyuka gukora ibintu nk'ibi ngibi? Ubwo ushatse kuvuga yuko wapanze kuza gusezerana ahangaha nta myenda ufite? Banza umbwire, wambwiye ngo iki mbere yuko tuza gusezerana ahangaha? Ntiwambwiye yuko imyenda yose wayiteguye ndetse n'inkweto? Gute wahangara gutira costume n'inkweto? Ndetse uyu mugabo ati baby unyihanganire, nyine niko byagenze, nta kundi kunabigenza. Ndetse uyu mugabo ntabyo kukwihanganira, ibyo nyene kurema imyenda yanjye vuba vuba na bwangu, ntunzaneho amananiza, nta rindi jambo ryawe nkeneye, icyo nkeneye ni imyenda yanjye. Executive uri hano we yari yumiwe ati se abagabo bimeze gutya baracyabaho? Peka umugabo w'ikibwa, peka umugabo s'ubugabo rwose. Umugabo nta kundi kuntu byari kugenda, akuramo costume y'abandi. Kuramo bro, nta mugabo kurimo. Urapanga kujya gusezerana ukaza ukantira imyenda sha, tukavugana n'isaha basi. Iyo ugera nka saa 9 ukaba wasoje, ukabona kwirata kuri abo bantu byose byarangiye, ntukoresha imyenda yanjye kugeza amasaha yose. Urabizi yuko utigeze unyishyura, basi unyishyura simba naje, ariko ntiwanyishyuye. Gusa uyu mugeni atangira kumanika amaboko ati niba ari umugabo nsanze, niba ari imbwebwe sha mana yanjye, ibi ngibyo nagahoma munwa pe.
abari ahangaha bo batangiye kurira bati ntibishoboka. Kuko Mana ishobora byose, Adolphe ni umwiyemezi bigeze ahangaha, nagize ngo bwa bwiyemezi bwe yaraburetse, kumbe niko asigaye ateye. Mbega Adolphe we, ubu se abasore bose bameze gutya? Mbega ikibazo. Adolphe akuramo ikoti ndetse na kariya kajire ntabwo kigeze gasigara, cyane ko rwose yagomba kugakuramo. Ese uragira ngo ni ikoti gusa? Ugiye gutungurwa n'ibintu ari buze gukuramo n'agahomanwa, mbese nakasa mutwe. Umugabo uri ahangaha nta mikino rwose, akuramo n'aka kajire ati ngakira ibyawe mu mwanya wanjye nshuti yanjye, basi ngaho jyana ibyo ngibyo, ipantaro n'ishati ndetse na karuvati ubinsigire. Ariko ibyo ngibyo wapi, ntabwo nibuze kubigusigira, akuramo na karuvati yanjye nyijyane. Mana yanjye, abasore biyemera nababwira iki rero? Abasore mwiyemera mufite ingorane. Mana yanjye, akuramo rwose, nkuramo karuvati yanjye rwose, ntabwo ibyo ngibyo mbikeneye. Mbega ndetse n'ishati nayo yatangiye gufungura, ati kuramo imyenda yanjye yose, ishati, ibintu byanjye byose nshaka kubibona ahangaha, nta kintu cyane nshaka kugira ngo usigarane, ndetse n'inkweto, iyo pantaro n'umukanda byose ubimpereze. Sinkwitayeho, sinzi ngo urasigara wambaye ute, ibyo nta na kimwe rwose nitayeho, bikore vuba vuba. Umugore we yumiwe ati kwekira nshakanye n'imbwa koko, uyu koko ni umugabo? Ubu nanjye koko navuye mu rugo ngo nsanze umugabo, kubera iki koko? Mana yanjye, umugabo abigenza gutya, akuramo ubona yuko nta soni afite. Kandi abasore benshi baharaye aka kageso ko kugenda bagatira imyenda abacuti babo, ati shantiza nanjye njye kwemeza icyana, ugasanga aje kugutira imodoka, ati shantiza kuri imodoka nshaka kugira ngo nirye ku mu baby, nshaka kugira ngo nyine abone yuko ndenze. Ugasanga rwose abasore b'iki gihe niko bameze, ati nshaka kugira ngo ngaragare neza mu bantu, sinshaka kugira ngo nze kwatera ikuzo. Ugasanga abasore bamwe na bamwe bimereye gutya nk'uyu nguyu Adolphe. Gusa uyu executive we yari yumiwe, ati Mana yanjye, ibi ngibi se birashoboka? Nagahoma munwa. Abasore bameze gutya ndabasuhuje aho muri mwese pe. Mana yanjye, mwihano uburyarya nk'ubu ngubu, nta mwuga urimo, nta mwuga uri ahangaha pe. Ibyo mugomba kubyihana. Abari hano bifashe ku munwa, koko Mana yanjye, Adolphe twizeraga, twabonaga ari umuntu w'umugabo, ahangare akora ibintu nk'ibi ngibi. Mana yanjye, Adolphe noneho ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, yakuyemo n'inkweto. Kuramo inkweto papa, kuramo papa. Mana yanjye, abari hano bati rwose pe, ubu si ubukwe noneho, ubanza ari akasamutwe pe, kuko kuva navuka umwe wese ari kugenda avuga ati kuva navuka ni ubwa mbere natabukwe meze gutya. Nibwo natabukwe burimo umusore w'ikigo ry'ibigize ahangaha. Kujya gukoresha ubukwe watiye imyenda basi utanayikodesheje, basi ugatira se umuntu umeze gutya. Ariko n'uyu musore nawe batiye ni ingona. Ese ibintu yakoze koko twamuha amashyi ngo yakoze neza? Ibintu yakoze nawe ubwe ntabwo ari ibintu byiza pe. Niba umuntu yaje kukubwira ati nta kuntu nimereye rwose, mugira ukuntu mungenza, ubwo nyine ntako ameze, nta kundi kuntu wabigenza, mwihorere umutize. Ariko sinanone kugenda ukamwataka ngo mpereze ibyangisha, ibyo byakumarira iki? Mana yanjye, barakwereka rwose abari ahangaha barumiwe, babonye n'inkweto zose uyu mugabo ari kuzikuramo, bati ntabwo bishoboka pe. Umugabo noneho ukurikire yasigaye yambaye umwenda w'imbere gusa. N'undi munsi uzakinisha abandi, ariko niyo bogisa mba nyigukuyemo nuko pe. Ariko nayo ukigera mu rugo uyinzanira, ukumva neza, ukigera mu rugo uyinzanira bogisa yanjye, ntabwo nshaka kugira ngo usigarane ikintu cyanjye habe na kimwe. Ati na bogisa se? Yego nyine, icyo mvuga se ntucyumva? Ndi kuvuga ururimi utari kumva. Na bogisa yanjye uyizane, turi kujyana. Nayo mpanye kwatse, nuko nzi yuko wasigara ahangaha umeze nabi cyane. Umugabo utagira isoni ndebera rwose. Barakora ku mugabo yese yigendera ati bayi, ubwo nahari mugoroba nje gufata bogisa yanjye mu gihe utarayinzanira. Mana yanjye, abari hano muri sare barumiwe, bati niba ari ubukwe twatashye, niba ari ibikinisho hanze ari iby'abana hari, kuko ndatekereza ko nta muntu muzima watekereza ibintu bimeze gutya. Umugabo Adolphe yasigaye ahangaha wagira ngo ari gukora udusiporo, ubona rwose yuko nta kibazo. Wasanga ahantu hanashyushye nyamara wakikora udusiporo, kuko ndumva rwose imyenda bayijyanye, reka nikorere udusiporo. Mana yanjye, hey, umugabo nuko byagenze, ndetse rero kweka nta n'isoni yari afite,
ibyo bimaze kuba ni ibintu nawe ubwe yari yiteye. Tekereza uri umugore w'uyu mugabo mugiye gusezerana maze ibi byose bikaba, wabyitwaramo ute? Ese wamukunda? Wagira ute? Wakisubira iwanyu? Banza umbwire, wabigenza ute? Umugabo w'umwiyemezi yarakwiyemeye yuko afite buri kimwe cyose, ariko ku munsi w'ubukwe nk'uyu nguyu ibyamubayeho bikaba ari gutya. Ese wabigenza ute? Katuze kureba uyu mugeni uko buze kubyitwaramo. Ati rero uyu mugabo niko atangiye avuga ati muze kunyihangarira, mwadusezeranya gusana ndi kumva naha ahantu hashyushye kuko ngize n'amahirwe nyiri imyenda arayijyana, numvaga rwose ubushyuhe bwanyishe rwose, numvaga sinzi ukuntu umeze. Umugabo urahanga atangira kwidefanda kandi ukuri kurahari. Abari hano bose bari kubona ukuri. Mwana yanjye, umugeni we yumiwe ati niba ari umugabo nshatse, mwana yanjye ubu kuko ndabigenza gute? Ubu ndasara, gusa ari umuntu usara byizanye. Umudamu byaramucanze abura hakwirwa. Executive ati numva twakomeza umuhango rero, wa mukobwa we niho ugezweho, ubwo nyine byabaye reka tubyirengagize. Nyine cyambere ni urukundo, ubundi mugomba gukundana mukumvikana, mbese mugahuza muri buri kimwe cyose. Ndumva ari byo bya mbere. Uyu executive akomeza ababwira ati icyo ngicyo nicyo kiruta ibindi byose. Ndumva twatangira noneho. None se okay, wowe Jeannette niho ngiye kubaza, uremeza mbese ni ukuri urumva ukunze uyu Adolphe ko yakubera umugabo? Mbese banza nawe unatwemerere unabihamye imbere y'imbaga y'abantu nyamwinshi barahanga. Ubitekerezaho iki kuba Adolphe yakubera umugabo? Umugeni urahangaha ukibitekerezaho, ndetse umugabo arongera aramubaza ati kuba uyu Adolphe yakubera umugabo ubitekerezaho iki? Banza umbwire, tubwire rwose muri rusange ukibivugaho, mbese unabyemere. Ariko uyu executive byose ari kubaza kugira ngo yumve niba uyu Jeannette aremera uyu musore nyuma yimaze kuba. Namwe mwabyitegereje, nakubwiye ngo ari wowe icyemezo wafata ndabizi ni icyemezo kitari cyiza. Abenshi muri mwe ntabwo mwabana n'uyu musore pe, ntabwo mbeshye, watubisubika ukabireka, kandi benshi niko bimeze. Ndetse uyu mukobwa ntabwo igeze ajya kure y'iki gisubizo ati no, njye rwose sinabana n'umugabo w'imbwa nk'uyu nguyu. Ako kanya umugeni ahita avanga muri sare agenda yiruka, ndetse ubone ko rwose yasaze ati njye rwose ntababeshye sinabana n'ingegera y'imbwa nk'iyi ngiyi. Umugabo utazi no kwigurira imyenda, ndabana nawe singa zangeze kuki. Umugeni arangisha arigendera. Umugabo nawe warugize ngo umudamu ajye kuvuga ijambo ryiza, yaratungwa cyumva amagambo. Uyu mudamu yarasohoye mu kanwa ke. Umudamu asohoka sare, ndetse asohoka ari kurira cyane ati niba ari umugabo, niba ari ingegera iyi mbwa koko, ubundi ninde wayinyoboyeho? Uwo mudamu nuko byagenze. Mbega gahinda, byari ibibazo. Ku munsi wabo bari bishimye bazi yuko nta kibazo, ariko ntabwo ariko byaje kugenda. Ntibyigeze bibahira, ahubwo bakomeje kugenda bashwana. Muri ubwo buryo umugabo Adolphe asigara ahangaha yimyiza imoso, nta kundi kuntu byari kumugendekera. Ari wowe wabigenza ute? Umugeni yaramaze kugenda. Abari hano muri sare nabo bati kuko uyu ni umugabo ureba kitubabarije umukobwa. Bose batangiye guhaguruka hano muri sare batangira kwigendera, ndetse umugabo ariko bakomeza kugenda bamukwena bati uyu ni umugabo koko. Ubuse abagabo bose bameze nka Adolphe koko, ubu abakobwa bacu ntibazicwa na gahinda. Birababaje pe, ndetse binateye agahinda. Gusa mu buzima bwacu ni ubwa mbere twabona ubukwe nk'ubu ngubu, kandi koko ubukwe nk'ubu ngubu ubanza nawe ushobora kuba ubonye gutya utarabubona. Ariko ibi ni ibintu byabayeho biba kuri uyu musore, ibyo ari maze kumubaho byo ni agahomamunwa. Ari wowe wabigenza ute uri uyu mukobwa? Twandikiraho hasi muri komenti utubwire uko ubyumva. Urakoze cyane, ndabakunda cyane. Rero inkuru yacirangiriye ahangaha, ndetse uyu musore birangiye gutya abuze uko abigenza. Umugeni we birangira amucitse, nta kundi kuntu yari kubigenza. Gusa kwiyemera ntabwo ari umuco mwiza. Kwiyemera ni ingeso mbi, kwiyemera ibyo udafite. Reka mbabwize ukuri, ni ingeso mukwiye gucikaho. Abasore mwe benshi mukunze kuyigira, ariko ibyo byose mugomba kubyihana, mugasigara muri abana beza. Bose basohoka muri sare, uyu musore aguma hano. Gusa byaba bibabaje. Ndabakunda cyane rero, tuze gura mu yindi nkuru iryoshye cyane. Imana ibarinde. Ciao ciao, nawe utaha. Ndabakunda.